nanjye nshimiye Imana yitwa Muhammed Jean Felix ndanezerewe cyane kuri uyu munsi wanjye wo guhamya kuko maze iminsi mutegereje kuko ijambo ry'Imana ryambwiye ko nabyo ari ngombwa kuko ni ijambo ry'Imana nyine naje hano rero kugira ngo icyo kimenyetso nacyo kibeho cy'umubatizo kuko namenye ko umubatizo ntabwo ari wungira intungane nabaye intungane ku bwa Yesu Kristo kubwo kwizera ni urugendo rurerure kuko tuvukira mu bugomeramana nyine nabanje kumenya ko burya turi abanyabyaha atari uko twabikoze ahubwo ku bwa kavukire twese twavukiye inyuma y'ingobyi tuvuka rero dutandukanijwe n'Imana ngira rero umugisha wo kubimenya ariko kandi binaturutse ko nyine ubwo Imana yari yaramenye na kera bimenye rero numva amakuru yuko uko navutse nabanje kubyizera ko ari uko meze nyine kuko hari ibyo nari naragerageje mwitangira nkivuka ibyo nabitubwiraho urumva ni ibintu ubuzima abatuye isi twese dushatse twavuga ko duhuriye kuko tuvuka dushakisha nyine kwiyambika ibibabi dushaka guhisha isoni z'ubwambure bwacu ariko bikarangira n'ubundi bitunaniye twirinda ku gato no ku kanini ariko tugasanga dusigaranye udutoya hari ibyo twita ngo binini tuba twabashije ariko icyatubashije kureka ibyo binini cyagomye no kuturekesha utwo dutoya nza rero kumenya ko utwo dutoya tudashira n'ubundi tugaragara nka bya bindi binini idini ryambiraga yuko bizashingirwaho Imana inyita umunyabyaha hanyuma utwo dutoya ikazagira uburyo ikemura icyo kibazo. Nasengeraga muri ADPR ntabwo nari umunyedini mubi ntekereza ko nari intangarugero wari koroneri kuko nafitemo n'imirimo nshinzwe mbese nafashaga no kuyobora abandi inzira ijya mu ijuru ariko nanjye mu by'ukuri ntayizi ngira umugisha rero muri imbyino uvuga ngo naje guhura n'Uwimana nyigisha ibya Yesu kuko umuntu yakira urubanza rw'ibyaha ibyo byose nabikoraga ntazi uburyo nakira urubanza rw'ibyaha ariko mura n'umuvugabutumwa bwiza ambwira ko icyo kibazo cyakemuka nabanje kumenya nyine aho nabereye umunyabyaha kuko utazi yava ntashobora no kumenya yajya hanyuma ambwira uburyo nanduriye muri Adamu ariyo mpamvu ndwana n'ibintu bindi mu nshaka kubirwanisha iby'inyuma ngo birangire bikarangira bitarangiye ibyo ndabimenya ariko ntibyarangirira aho ngaho ambwira yuko kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye haza n'undi muntu ari wa Adamu wa kabiri aza gukemura icyo kibazo cyari cyabayeho arabikora ntari ariko kugira ngo nimbyumva nkabyizera ibyo yakoze bizabe ibyanjye cyangwa bizambarweho ambwira rero ko yaje agakiranuka mu isi agakora byose nk'uko yari yabyumvikanye n'Imana ko naza agakora byose agakiranuka kandi akishyiraho ubunyabyaha bwanjye ibyo yakoze bizambarwaho numva ayo makuru ndanezerwa cyane kandi ndayizera mbese muri make navuga ngo nuko nguko nakize urubanza rw'ibyaha rukurwa mu mutima wanjye ndizera ndi amahoro rero ndi umukiranutsi ndi umutagatifu ndi umutagawa ndi uwera mu maso y'Imana bidashingiye kuri njyewe inyuma ahubwo bishingiye kuri uwo wabinkoreye kuri Yesu Kristo uyu munsi rero naje aha ngaha kugira ngo mbatizwe cyangwa mpabwe amazi kuko nasomye ibyanditswe muri Petero wa mbere ibice 3 bivuga ngo nanuba amazi niyo akibakiza ariko mu buryo bw'ikimenyetso nanjye rero naje aha ngaha kandi namenye ko umuntu ukwiriye kubatizwa ari umuntu ufite umutima uticira urubanza umutima wanjye rero nta rubanza ucira niyo mpamvu numva ko bikwiriye gusoza n'iryo jambo ry'Imana ngahabwa amazi nk'ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza cyangwa filime uko cyangwa nuko akoraga nabi wenda wumva wafashaga abandi wenda ushobora kuba arakoraga umurimo nabi byatumaga wenda utabona ubutungane noneho gukora nabi bigatuma noneho utumva nk'ubutungane iyo icyo ukora neza ntibyari kuko ubutungane mu yandi magambo namenye ko
n'ubundi nakoraga nabi kuko ibyo byose abantu bita byiza cyanyerekaga naje kumenya ko n'ubundi byaturutse kuri ya mbuto nariye ko nariye imbuto yifitemo amahara kubiri ibyiza ni bibi niyo nakoraga ibyiza nyine numvaga ko biturutse ku Mana ariko ni bwa bwenge n'ubundi bwambwiraga ngo fasha umukene igihe cyo gukora ikibi nacyo nkabeshya ngo ruvangitirane rero ntabwo rwakadimeze gutyo ntabwo Imana yarwakira nabyo nabimenye nyine nabimenye nyuma ko najyaga nisheshenga nakoze ibyiza ngo Imana yabirebye nakora ibi nibingibi Imana irabimbabarira ariko nyine ntabwo byakunda ko umuntu wariye urubuto rw'ikiza n'ikibi yakora ibyiza gusa ni ngombwa ko n'ibibi abikora ubwo rero ntabwo navuga ngo nakoraga neza cyakora pasiteri yabashaka kunshimira akavuga ati wakoze neza abandi bakristo bati Feregisi ni intangarugero ariko namenye ko nari umwangizi ndimurindanye ngo nari umwangizi mu mutima rwihishwa maze mpura n'uw'Imana nyigisha ibya Yesu amen amen rero ndahamanya nawe yuko ntabwo nakoraga neza ahubwo nakoraga nabi ibyo umunyabyakora byose ni ibyaha byaba ibyo yita byiza ni ibyaha kuko birava mu bumenyi bwe nabakwera amazi